Mayidota yacu igice cya 205 turagitangiye nanone. Ikintu iyi film iri gukomeza kuba yatwereka cyane cyane ni umugabo tuzi nka Hunter ubungubu uri mu gihome azira icyaha atakoze gusa bashingiye ku bimenyetso ibyaha bikaba bimuhama. Uyu munsi rero urukiko rwabashije kuba rwamuburanisha. Ibyo turi buze kubigarukaho. Uwo tuzi nka Jani ukina nk'umukozi muri iyi filime ubu yamaze kuzuzanya na Michelle 100%, ubu akaba ari inshuti bahuza gusa nk'inyaryenge. Jani akaba rwose akomeza kwigengesera mu buryo runaka, bose akaba abamerita ndetse abumva kugira ngo abashe kwibonera amaramuko, ndetse muzi neza yuko agira utugambo twinshi n'umunwa wamurenze. Ibyo nabyo turi buze kubigarukaho. Tereza rero we Isabella aramuzonze. Isabella amuri hejuru n'icupa rityaye cyane ku buryo Tereza aguye mu kantu. Bimwe yigiraga ngo arakaze ngo ni igikuke, bimushizemo iyambaje imana zidasanzwe za Ryangombe na za Bari zose, ariko nta kintu zigeze zimufasha. Ku munota wa nyuma uwo tuzi nka Isabella yaje rwose kuba yagira umutima nama muzima, aravuga ati ibiganza byanjye birambiwe amaraso y'abantu, ahubwo icyaba cyiza nuko uyu mukecuru namureka nkamubabarira bwa mbere na nyuma, ndetse nkaba nafata inzira inyerekeza iyo naturutse nkajya kurangiza ibyo natangiye. Ese mu by'ukuri ibyo byifuzo bye araza kubigeraho? Ese uko abitekereza, ese mu by'ukuri bishize mu gaciro, araba yigemuye cyangwa se aba ari igisubizo kuri Hunter uhagaze imbere y'abacamanza badasanzwe bari kumuburanisha urubanza rwo kuba kwiyicwa rya kwiterwa ibyuma kwa Micheline ndetse n'umugabo we Nkuranga. Ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana uwo tuzi nka Hunter rwose ahagaze bwuma, ndetse agerageje gusobanura imbere y'urukiko, imbere y'abacamanza, uko urugendo rw'ubuzima bwe no kwisanga mu makosa nk'ayo ngayo ashinjwa rwatangiye. Muri rusange rero yaje gusesengura ibintu byose uko byagenze, amakimbirane yagiye aba mu rugo rwabo, buryo ki Isabella yari umugore wa Nkuranga, nyuma yaho akaza kuzana inshoreke Micheline ari nawe ubungubu umugore we bari kumwe, baje kumenaho amazi. Ku munota wa nyuma rero Nkuranga rwose agarutsweho ko agomba kwitaba nawe mu rukiko nk'umushinjacyaha, nk'umutangabuhamya uhamya ibyaha Hunter yaba yarakoze. Gusa Hunter yaje kwemeza ko we yagiye gutabara mukuru we nk'umuntu wari uhuye n'ibibazo, akaba ari byo bimuhama nk'umuntu wafashe ku cyuma atabashije kuba yabishira mu bwenge kubera ubwoba. Nyamara perezida w'urukiko abashe kuba yamusabira kuba afunzwe by'agateganyo kugira atabasha gucika. Hunter we aragira ati rwose njye sindi umunyabyaha, mushingiye ku bimenyetso n'ibihamya natanze, ndetse no kuba mfite umwana ukiri muto w'umwaka n'igice udahari na mama we mu rugo, akaba ari ngiye umwitaho, mwandika nkaba ntashye. Ariko muri rusange ibyo ngibyo ntabwo umucamanza yabashije kubikozwa, aribwo yaje kumusabira igifungo cyo kugira ngo atabasha gucika. Ariko ku munota wa nyuma Hunter aza gusaba igifungo, gufunga, kuba afunguwe by'agateganyo kuko adashobora gucika, akajya kwita ku mwana we, dore ko na Vumilia yaciye isheni. Vumilia rero wa Hunter nawe rwose akaba yaburiwe irengero. Amasengesho ni menshi kuri Hunter, ku muryango wa Vumilia. Muri rusange bari gukubitiriza abapfukamye ntako batagize, barimo barasengera Hunter. Nanone umuntu uwo ari we wese uzi Hunter nk'inyangamugayo, harimo umuyobozi ari we mudugudu, rwose arimo aragira ati Hunter ashobora kuzaruvaruka agasohoka mu gihome. Ese mu by'ukuri wowe uratekereza iki kuri uyu mwanzuro no gusubika uru rubanza? Muri rusange dutegerezanyije amatsiko umunota wa nyuma n'umwanzuro urukiko rugiye kuzafata, bitewe nuko
ibitabo byaje kuzingwa nta mwanzuro wa nyawe tubonye, nta somwa ry'urubanza. Ubwo nirwo tegereje uwo tuzi nka Jeanne rero bakomeje kumwanjama azira umunwa we, ariko muri rusange nk'inyaryenge nawe akomeje kuba yagenda anyura hasi no hino yitwararika, ariko nanone ntayobewe umutima mubi wa nyirabuja ari we Micheline waje kwigarurira umuryango wa mama Hunter ndetse na ba Nkuranga, akaba ari we mutwaro ukomeye urimo urayobora ahangaha. Jeanne rero yiyemeje kuba yaba inshuti ye magara kugira ngo abashe kuramuka kabiri. Ubwo rero iyi episode isa naho iri kutwerekeza ku iherezo ry'ibintu uko bigomba kugenda, niba Isabella agiye kuba yasubira igoma kuba yarangiza ibyo yakoze. Hunter nawe akaba ari imbere y'inkiko, bishatse kuvuga ko Imana isubiriza igihe ishobora kuba igiye kurengera Hunter mu buryo budasanzwe. Ese mu by'ukuri Hunter naramuka atsinze urubanza, Micheline ndetse na Nkuranga bagerageje gukora nkana amakosa yo kuba bamufungisha, bamushyiraho icyaha muri rusange kugira ngo babashe kurigisa imitungo ye, bigarurire ibyo atunze, mu by'ukuri bazabyifatamo gute? Iyi filime muri rusange ikomeje kutwereka icyizere cy'uko Hunter ashobora rwose kuba umwere, ahubwo bamwe bamuhigaga Imana ikabatamaza, kandi ndumva mu by'ukuri nta kindi cyo kurenzaho nyuma yo kuva mu rukiko kwa Hunter. Ikindi nshingiraho mvuga ibingibi ni uko Isabella naramuka agarutse aho ngaho iwabo, ashobora rwose kuba igisubizo cyiza ku rubanza rwa Hunter, kandi Imana ikomeze ibimuberemo. Murakoze, kandi namwe mujye muzirikana gukanda subscribe. Turabakunda cyane cyane. Turi kumwe muri episode ikurikira 206 My Daughter filime yaturyohanye cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mwari kumwe na Umwe TV, turi kumwe 5/5. Turabakunda cyane 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 rwose.